ni mumbazi ndashaka none abantu bamwe bigeze kumbaza ibibazo ahantu ndabisubiza wamara umpasera umwana we ngarwo shafo twari twenda nko kungana twese turi abasore b'imyaka mike gusa nka 60. hanyuma arambwira ngo nindagubwe ngo ikanisa ryaje ko ryahindutse ishuri, ikanisa ryaje ryahindutse amasomo ryari kuraza kwigishirizamo ibintu. Umusaza kuva Kentucky arakoze cyane, ni mu mukomera amashyi. Uyu muvandimwe ni umukozi ni umwana mwiza w'Imana, ariko twamenyereye aterme ngo umukozi w'Imana, ariko uko turabikuraho turabana b'Imana. Yanga kamera cyane, ntiyakundaga ibintu bibiri, ntaza genda cyane, agenda abwiriza. Ni umupasiteri wa mahali. Ikindi cya kabiri, takundana na kamera cyane, noneho yayitinyutse ngo ayigereho ga none yatwaye imyanya yose. None reka tumushimire kandi dushime ibyo atubwiye birahagije. Bwana asifiwe. Nta bintu byinshi nkibabwiye nkivuze, ariko nkuko umuyobozi wacu yarabivuze, nje n'umwarimu nibyo nigiye. Agize amahirwe yo kwigaho, sindi umuhanga cyane, ariko nize primaire ndayirangiza byoroshye, ngo buce niga secondaire, nkora ikizamini bwa mbere mba nkubise diplome yo muri Zaire. Yageze igora abantu benshi cyane, tukayifata bakanezerwa, abantu bakadusukaho ifu zadushiriyeho ngo twafashe diplome. Okay, abo nigishije benshi baraha n'abagabo bafite abuzukuru, mwomenye ko abo nigishije bafite abuzukuru. Aho nuko kondagira nkababona ni benshi. Hanyuma rero nza kugira amahirwe uja kwiga, abo mu Rwanda bazi Kinyarwanda cyane bazavuga ngo hariho amashuri yisumbuye, ngo hakaba n'amashuri makuru cyangwa kaminuza. Donc ngira amahirwe nja kwiga amashuri makuru, icyo bita nyine Institut Supérieur. Nanone muri secondaire cyo narimvuze nize pédagogie générale, donc kwigisha indangaburezi. Ndabikomezanya mu mashuri makuru ISP, ibyo bivuga Institut Supérieur Pédagogique. Nanone niga ibyo bijanye no kwigisha, kuzaba directeur w'ikigo, kuzaba inspecteur, kwigisha abanyeshuri, byarimbu kigisha n'abarimu. Nize ibintu byitwa ngo ni sciences humaines, la linguistique, sciences humaines, ibintu nk'ibyo. Donc ibintu bijanye lettres et sciences humaines ubanza ariko twabyitaga, ni nkuko niyo yari faculté. Niga linguistique générale, linguistique africaine, littérature. Ahangaha mureba kwigisha igifaransa, Yesu we, ni ibintu byanje kubabwira les 9 parties du discours, comment conjuguer les verbes à tout le temps, à tous les modes. Bikomeye nubwo womzutsa ngo conjuguer verbe mu yihe mode no mu yihe temps. Ibyo nyine nibyo narigiye. Twize ku amagambo ko bazayavuga, amagambo avugirwa mu mihogo, avugirwa hano hagati, ururimi n'ayandi avugirwa ku minwa, n'ayandi avugishwa umunwa n'amenyo. Ibyo mwari mubizi, ni mu bishaka ni minervare nkeya gusa nkabibabwiye. Noneho bukeye ibyo ndabyiga rwose, les zones de mots, kuburyo bavuga ngo amalettre abari oral, kintu kivugwa kigenda, ariko bakagira izindi zivuga ngo f na za s na za d na za t na za me, zivugirwa ku minwa. Ibyo mbizi mu busa. Noneho rero nibereye aho ari byo nigisha, nza guhamagarwa rero, numva ngize uramusho ninshi, numva ndabihararutse, njya kwiga ibintu bya
teoloji. Habaho ekole biblique buriya na teoloji. Ekole biblique newe ndabizi ni nk'urwego rwa secondaire wigo gafata diplome, hakabagaho teoloji iyo wigo gafata gicete cisumbuye ilisansi. Mvuye muri ibyo nanone nize teoloji, niga mu bumenyiga. Iki gitabo ngikambabazi akantu gato gusa, iki gitabo kigira amazina ngahe? Mwese abakuru n'abatoya ba bishop n'abandi bose, iki gitabo kigira amazina ngahe? Rimwe. Awundi nawe iki gitabo kigira amazina ane. Icyambere cyitwa Bibiliya, irya kabiri cyitwa ibyanditswe byera. Donc muri Bibiliya ni yose in general, content yayo ni ibyanditswe byera, scriptures. That's the Bible, scriptures, les écritures. Hanyuma dans les écritures harimo ibya kera, ibyanditswe mbere ya Yesu n'ibyanditswe nyuma ya Yesu. Ubwo n'ubwo ngo ibya mbere ya Yesu niryo gasezerano rya kera, ibyanditswe nyuma ya Yesu niryo sezerano timusanza ayo mazina yose arahangaha, kandi buri zina rimwe rigira icyo risobanura. Ni ngukoga uko keraga ndi mwarimu wa Bibiliya mba ntangiye kubigisha, kikagira ibitabo ubumenyi 66 birimo bigabuye mu ibice bibiri. Isezerano rya kera rifite 39 n'isezerano rishya rifite 27. Timuvuje mwarimu. Hanyuma bya bitabo 39 barimo bamwe ko ndabona aha nabyo bigabuye mu ibice 4. Hari ibitabo by'amategeko 5 n'ibitabo by'amateka 12 n'ibitabo by'ubuhimbyi 5 n'ibitabo by'ubuhanuzi 17. Hello, murumva? Timuhaye mumva ko ntoroshye. Ariko ibyo byose rero ndaje mbibabwire, si bibi kubimenya, ariko kandi nta buhanga burimo. Ibirya 27 byitwa isezerano rishya nabyo bigabuye mu bice 4. Birimo ibitabo 4 by'ubutumwa bwiza n'igitabo kimwe cy'amateka y'itorero. Donc ubutumwa bwiza kuva Matayo kugeza Yohana, amateka y'itorero n'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Hakabaho n'ibindi bitabo byitwa ngo inzandiko, biriya biva mu Baroma kugeza muri Yuda. Mwari mubizi ibyo ngibyo? Ibyo nabyo ni 21. Hanyuma hakaba n'igitabo kimwe kirangiza cy'ubuhanuzi. Ibyo bitabo narivuze 21 nabyo birimo ibice 2. Harimo inzandiko 13 za Pawulo, hakabamwo n'izindi nzandiko 8 z'abandi banditsi. Ibi rero natangiye kubyigisha mu 2001 mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali, kugeza ejo bundi muri 2022 mu Buraya mu gihugu cy'Ububirigi. Gahubwe nabyigishe muri Afrika igihe kinini, ngituyeyo bukendi mukanje ku mugabane w'Uburaya, nawo nturayo. None ubu ngeze ku mugabane wa Amerika, nimba inzira ndiko ngende izonjana ko uhe mugabane naje ntimumbaze. Alors icyo ngiye kubabwira, ibi byose ibyo narivuze biza byungura ubwenge, biza bityaza ubwenge, nibyo bya bindi pastor yise kari ubumenyi. Nukuvuga ngo muri bya bitabo ngiye mbabwira by'amategeko kuva mu itangiriro kugeza hariya mu gutegeka kwa kabiri, bigira uko byitwa, niyo mpamvu babisize amategeko. Ariko ibyo byose n'ubumenyi. Ariko ubu ngubu icyo tuvuga n'ubuzima bwa Kristo muri twebwe, icyo Kristo yakoze. Icyo nico umuntu azamenya yari mu mwijima agahumuka gutya. Bwa bumenyi uzububwira abantu gusa bagatangara akavuga ngo ariko nanone umuntu wese akwiye kwiga Bibiliya, mwumvishe ukuntu yatuzamuye. Hanyuma ukamurese wakuye mwiki ngo ayaye no kuri ngo yago twafashijwe cyane. Mbwira gatoya wumvise akama gusezera ngo ko ndihuta nza ukaba yatangariye gusa ubuhanga n'uburyoza. Ibyo ntibigezweho, si byo bigezweho.
ikigezweho ni ukubwira abantu ubuzima. Iyo abakire n'abakene donc abirabura nabera abato n'abakuru bakeneye kubwirwa ubuzima bwa Kristo muri bo. Twatangira kubwira abantu ibyo bintu rero none dusobanura abantu rero bakabidiabolize, bakavuga ngo Pastor Foto ngo yamyarunduka ngo yagiye mu buntu ngo sinzi ibintu asigaye abwira abantu bya bindi yageze avuga kuri jewe ndabizi cyane kuvuga ngo ndavuga ibintu 7 kuri Yosefu, nkubwiye ngo ndavuga ibintu 20 kuri Danieli ni ngo kuzimya bushi. Nkubwiye ngo ngiye kukubwira igitabo cya Hosea, umuhanuzi wagize ati bene uko nkubwira ngo icyage ibintu urya muhanuzi witwa Ezekiel ngo Imana yari yaragize nka materiel didactique ngo ikamubwira ngo nzuza ngukoreraho ibintu numara abantu nibibaza ngo kubera iki ngo genda ubasobanurira ibyabaye. Ibyo bintu turabizi ni ibintu byo mu bwenge, ariko igihe kiragera tuza guhumuka dusanga ubwo ni ubumenyi n'ubwenge bira enrichir la connaissance, ariko hagomba ubuzima, la vie de Christ en nous. Hagomba ubuzima kubwira abantu ko Kristo ubuzima yaje mwisi nta kindi kimuzanye, yari yaraje gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Ayo makuru abazungu barayakeneye, bande wundi w'umukiri ubuninde ba Bill Gates barayakeneye, ariko si ukiri ba Elon Musk ni Musk ni master Musk nuko ni nk'uwo nguwo ntaho turahurira ni abo barayakeneye malgré ifaranga, ariko bakeneye Kristo ubabatura. Nubwo bafite amafaranga, nubwo twifuza kugendera mu modoka zabo, si wowe ukoze kera kamodoka kitwa Tesla, sindakagura kabisa. Ako nagendeyemo nakabanda, ariko nyine munitega imisi mikeya ndakazingura. Aho noneho ubuzima bwa Kristo muri twe, kuko nari umunyabyaha ariko ubu nahinduwe uwera. Niki n'urupfu rwa Kristo, nari uwo gucirwaho iteka ariko narababariwe nambaye izera. Nibyo nibyo tutubwira abantu. Donc ibyo byose bigaca karongo ku buntu, bwa buntu twagiriwe. Yesu yaje ntawagiye mu butayu, Yesu yaje ntawatanze amafaranga. Abantu bamatangira ndagira ngo bamwe sigaye ngenda nkikoraho gutya ni foto ko none twatekereje giterane turigora turingwizi gusa. Ndaza gushimira abantu umuryango wa Jimmy, umuhungu muto gusa ushatse ejo bundi afite umwana umwe ariko yagiriwe ubuntu. Nanjye umusaza ukigera hano vuba, hanyuma dutegura igiterane ngo abantu baza isi yamshira batubzacitsega abanyabuntu bateguye igiterane. Ni mushaka uko mwutegura ikindi bitari uko abantu baratu ibyanjega byose ni noir sur blanc. Ibyo mwariko mutegura narindiho bati ni mutabare mushaka hano mushira igiterane bitari uko babandi bubitsisi bageze Phoenix. Murenda kanga nsindiyana ko ndababwira ibya Kristo. Sinkeneye imishahara yanyu, sinkeneye kubabwira Yesu. Muvane Yesu mu marangamutima. Mwabonye hano igihe twariko turimo hari umuntu wanyaze undi mikoro ngo naje mpereza ngo naje ngire gute. Hoya abantu baririmbe, uwayoboye yasimbuka bagasimbuka, yagira gutya bakishara utaratibu nawo nahane abane ngo pereza na dohere hasi mana we Yesu we abambura ibirato. What are you doing? I'm sorry. Hanyuma ise kamivuga ngo isi yashize ngo ikiyo cyamanutse ngo ikihe kiyo ama emotion. Muzamwitiranya umwuka wera mukawitiranya n'ama emotion. Ngo Yesu we ngo none ko numva ngo isi yashize ngo n'ubwenge bwashize. Kunda Kanyeshamba yaravuze ngo wari usanzwe utabugira none na dukeya wari ufite urakunguse. Nukuri umunsi menya ko hariho ubumenyi, ijambo ry'ubumenyi, hakaba n'ijambo ry'ubuzima.
umunsi menya ko ibyaha byanje byababariwe kubera urupfu rwa Yesu, namwizera nkaba ndababariwe, yazuka nkaba ndatsindishirijwe, hanyuma ubuzima ndi wakaba ari ubuzima bwo kwezwa. Namyemera nk'ikinya ndabiza bintera ubwoba, tuzana nama ndeba indego kwihaguruka ngo kavuga ndariko yoba nkinyerera kidogo, dore ukuntu ruhina nahari abandi bakavuga kuza mugenda kwidirisha no kubereka ntabwo ngira bwo gupfa n'ukuri kw'Imana. Habe niyo ndwaye imodoka za nabangera cyo gusoma mu mana n'undi umusaza azagenda ke muri none sindari nduzumtwa no muri highway numva ndacyo nkavuga ariko hogira inarazo ko no kwa masimbo garavivwe tariko ndakibazo mbagiye mu ijuru. Umuntu yo yamenye Kristo cyambere kizagishira n'ubwoba, vuga ngo amen. Ariko ubundi umukristo wicara muri mu indege hazabwigenda yagerekazira kazira yika umugore umwe ariko simuvuge twatwikira nvuga yewe akamashinga nane azitrashise ubwoba, ubuzima bw'ubwoba abantu babitse abandi mu ubwoba, usibye gusa aho nabaye ngogira ko banaje ni mu minembwe. Ndababwira amakuru ariko mwebwe muzagenda yigibanza cyarakemutse, twama tugenda baguma kuvuga ngo hani mu Karingi ngo hani hehe simba ngo tugeraho tubona inka na mama n'indege ngo he none kibuga kiri he ngo nikiri ko ndaco ndikomona ngo he indare indege iragwa mu ndare tureke gushira bazike nico kibuga yo nama nibuka. Kandi hari abandi bavuga butumwa baba pasteri bahiriye hano hantu, ituru y'umuntu ugiye gusha ni jewe yagira no hasi ngo hwi muzaze ngo hwi abantu habigiza yinga ndege ariko mungutera nubwo ntagira ubwoba noneho ariko handabukiza tu naringize ngo namise nkagira none ngare babo twicaranye ko tugiye kugwa mu ndare ntiyamiguru kagira ngo ngira ariko nareba abagore ntwaje abana ntakibazo, nahindukira nabasaza twarimo turi 16 ntakibazo. Nasarije wamutangira kwa misa none reka ndeke ibibabaho naje biri bumbe nuko byagenze aho ni ngaho habaye nkahantera koba. Ariko ndaca Imana ishimwe yandare tuyikamwo sanga hariho ngutuyira tubiri nyine turi mutuye ariko tutaboneka igira ngo igera nkahariya numva bahakase iki nico kibuga. Okay, ndeke aho ariko ndimugira ngo mvuze nabi nico kibuga none gamugira ishaka yeme muzoje gukora ikibuga ciwanyu ni ngaho ari nka ntacyo mubishatse mwuko usanya amafaranga mugakora aka aerodrome gatoya byibuze natwe tugasigira icyo dukora. Muri kumwe naje ba Kristo bavandimwe, turavuga gupfa no kuzuka kwa Kristo, turamamaza Yesu wazutse wadukuye mu mwijima akadushira mu mucyo, tukamamaza Yesu wadukuye mu rupfu akadushira mu bugingo. Umunsi yagiye kubatizwa na Yohana yaravuze ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwisi. Kugeza ubu sindamenya impamvu abantu bikanga ko hari abapasiteri b'inshuti zanje bamwe twarabanye hafi ya bose abandi turi kumwe. Umwe yarakwambwira ati ndategereje ngo numve igishya ntacubona n'ibya bindi, ariko nyine abantu sinsubira mu byo pasiteri Gasore yavuze. Noneho abantu baza kumbaza ibibazo ndi ayowa byinshi ndabisubiza. Bavugaga mu cyacumi bavuze ibintu bibiri ngo nakoze sakirireko, baramaze ngo isubora cyarabatambye reka twese abakijijwe muri Petero no kuvuga 2:9 turi ubwoko bw'abami n'abatambyi. Ariko ibyo kuvuga ngo jewe ngubwo ndi pasiteri ngubwo ngo ndi umutambyi oya ndi umwungeri ariko sindi umutambyi, kuko umutambyi ndiyobaho hatari w'ibitambo. Ico gasa n'uwambuye abacu agaheshima sanumenye nk'ibanga agatuti ndagira ngo twatandukanye na kuwo munsi k'abantu benshi naho nafikiri. Ikindi bateze icyacumi cyo ni gute icyacumi cyari sawa kubageze kubo cyari kigenewe
bakavuga ati mutazoryaga ingabo zo kwa Lawi batariye. Ariko twebwe nuwo tanga 10 ku 10, 9 ku 10, 5 ku 10 biremewe. Tubabivuze mu Bakorinto ba kabiri ibice 9 umurongo wa 6 wazavuga uti harimo le principe de semer et de moissonner. Nuvuze indimika harusobanura. Ubwo mbavuze ihame ryo kubiba no gusarura. Hazavuga ngo ubiba nkeya azasarura, ngo ari kubiba nyinshi azasarura byinshi. Umurongo wa 7 ukavuga ngo nuko rero ngo umuntu wese atange mu buryo butatu. Ngo atange 1 kuko yabigambiriye mu mutima we, 2 adahatwa, 3 atinuba, 4 ngo kuko Imana ikunda umuntu utanga anezerewe. Iryo ni hame. Imana ikunda umuntu utanga. Noneho ejo bundi ngenda ahantu hamwe Imana ifashe simpavuge je kurangiza ntahavuze ariko nishake mbavuge. Umuzi yarwa bimbwira nari namutumye arambwira ati tugiye kuguha ijambo ukuri bizuza wigisha byose ni sawa ariko ntuvuge ku cacumi ndagusabye ndaguhisha sindeka kuri guhura umuntu mukuru kandi abaraha bose barakuze bonica ntari guhaye ariko nyabuna nkaramuka guhaye ijambo icitwe cacumi namwira sewe kuragira ngo nico nzamvuga gufa no kuzuka kwa Kristo cacumi no gisubiza bakimbajije yamavuga ngo ngo ejo nzaguha ijambo naho niho ruzingiye abantu gutangira kudiaboliza ubuntu ngo nuko twatunza agatoki cacumi icacumi nditwakibujije ahubwo twabwiye abantu ngo batange ibirenze kimwe mu 10 batange nguko bagambiriye uwumva adashaka gutanga areke bakamanga tamvega wa umwe yamambwira twiganye hanyuma nawe arahamagarwa yamavuga ngo dufite ihango ryo kubanigiraho ryitegeko ry'icacumi none ukuyeho agahembezo ngo bakora uko bashaka ubundi bari bafite aho baba muzi kunigira umuntu kwihango ihango nukuri bari n'ikintu kimeze gutya hanyuma iyo umuntu acegetseho ijosi gutya amazu ndakagushira injoki mu mihogo takunda ubugisi ihango riba rifashe inyuma ni nkuko injoki nazo zigataha donc icyo yo gusaba cyose ugomba kugikora uburi entre le marteau et l'enclume ubu nuko ariko sindi turabarozi ngo ko turaroga abantu sindi shitani sindi daimoni ndi umukozi w'Imana uhaye babwira gupfa no kuzuka ngo muve mu bwoba mukizwe nyagukizwa abazofa musinziriye mumenye ngo ijuru ni igihugu cyanyu abazakubitwa na stroke ariko batangiye kunkunda abagize ama stroke bose bafusha abantu bitunguranye nije wa mbere bazahamagara ngo se kutwigisha abandi gabo bazavuga ngo se yavuze iki bamara gupfa batunguranye ngo muzane pasteur photo yiwe ga ati we abantu bose azabajana mu ijuru arakibigo birakwira ndinababande muza muvuga ngo se bavuze iki nimwamuzi cyo mu mutima hameze kwizera no kwigira ariko umuntu wese wizeye ahasigaye ngoma ngo wese ngariko data ngo nakende ngimana yamukenera urupfu rwisa ngo data yamyaduhamagara data hora dahamagara abana be no kibintu numvise nje narumiwe abavuga ngo banyina bazi gucumba imitsi mihiye ngo kurusha abandi undi mutsi mudahiwuzuye ko twese umuntu wese ahafakaje asi ngo nyina niwe wa mbere uwa kabiri n'umugore wiwe n'abandi bandi mwese mufata umwanya wa gatatu hanyuma ibyo ubwo ngo nibwo buhamya buherekeje abantu ubwo sibwo buhamya buherekeza abantu none ugatwavuga ngo uko atari ibyo ahubwo nimba umuntu yarizeye akaba yarakiriye Kristo kumukiza n'umwami iyo bayarageza shamaduka cyane akabyina igisirimba cyangwa yari yiturije aho ngaho icyo cyo cyose gusa icy'ingenzi nuko ari muri system aba yagiye kabihamya gutyo agakana ngo ati niwe gavuga ahangaha naho twebwe baza ngo yavuze iki ngo nje nzambabwira ngo umunsi akizwa
yavuze ko yanze Satani n'imirimo ye yose, yinjira muri systeme y'abana b'Imana. None ijuru ryamukumbuye riramuhamagaye, ibisigaye ce n'est pas à moi de juger. C'est amen. Bavandimwe, nuko nguko sinzi impamvu twari ahantu tukaza tubaguma kugira ngo watangaje kuko abantu babaza kugira ntangaze mwaramaze gutangaza ibindi cyangwa mwarandekeye aho ngaho. Abaza n'ab'Imana yageneye ijambo kandi bararyumva, abataza sema amen. Muve mu butundu tw'ubupfu tw'ubujiji, mujijuke. Bibiri zivuga ngo bazamenye ukuri, ngo kandi abantu bamenye uko kuri kuza kugira gute, kuza kubabatura. Ni ukuri kw'Imana twese mu ndirimbo, mwese hatavuyemo n'umwe muri abanyabuntu mu ndirimbo. Narababariwe ubundu mwana w'Imana, mukaja gusara. Ariko bagira ubivuga none mu magambo birefane mu ndirimbo, vanamwo melody uvuge ngo twarababariwe kandi turabera. Yo atararundutse neza mu ndirimbo, mwese muri abanyabuntu mu magambo. Simbizi icyo muri cyo naje sinza nkimenya, kuko ibyo muririmba rimwe na rimwe ntimubyemere. Nimba ari melody gusa mwumva, mwumve mbabwire bene data, muri Kristo hari ubuzima. Noneho ganjewe kuko kuva kera kiri umusore niki ndishapu icyo namenye, icyo zimpagazeho nico. Iyo mpamvu Gabriel yari kera yantangiye ubuhamya ngo nagaze nterana ibipfunsi. Birya ni ibya kera nyabona. Ni hatwagiraga abantu bari baratugoye karemi, tudafite inkoni, tudafite imijugujugu. Noneho bakazadukubita amangumi. Twigira inama natwe kwiga guterana amangumi. Twiga gukubita ingumi, uko umuntu azafunga ingumi ukayifata gutya, wamara ukayirekura gutya. Allo mutazibe n'ukuntu umuntu azagira umugeri ukawuryaza ukamusanga, wapana ntawe usufa gutera gutya, uzubanza ukarega ukuguru gutya, wamara ukakuzamura gutya, nuko nyine ukagukubita wagutambise kwagiza ubuki. Ni bene utwo nari nariza ariko nararetse muhumure. Aho mbirekeye nicyo gihe nagumye kwaguka bene uko. Rero bene data bavandimwe, muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Maze kumenya ukuri ko aho kutinda mu makuru ya Yosefu n'amakuru ya Dawudi n'amakuru ya Eliya n'amakuru ya Samsoni n'amakuru ya Yobu, aho gutinda ku makuru ya Aburahamu, aho gutinda ku makuru ya Esteri na Debora ngo nyavuga icyumweru, ubwo shiraho iherezo, shiraho akadomo. Igihe cyose nzafata mikoro ni ukuvuga amakuru ya Yesu, kuko niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Nta uja kwa data atamujanye. None uko ko murumva irya rikosa, iyo ni impamvu y'umuntu kubiga icibwa. Yesu niwe wavuze je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Nul n'entre chez mon Père, murakibuka igifaransa, que par moi le chemin. Uko mpi mwatakaye kageze kibangi kiryo hawa. Ndimoza mumva ko igifaransa ari nkaruga nziza cyane. Turashize. Umwuka avugiye muri mikoro yonyine nono. Sema amen. Bavandimwe, muze mutandukanya ama emotion, muyatandukanye n'umwuka. Uko wiyumva siko kuri. No, ico wamenye, ico wahindutse niko kuri. Apana kurenga uyu munsi ngo twari twagingisi yari yashize ngo twagenderewe. Itonde wumve niki cyatashe mu bugingo bwawe, niki cyaguhinduye, niki wahishuriwe, wungutsiki kandi icyo umuntu yungutse ntuzunanirwa kukibwira uwundi. None uganje maze kunguka ibyo mbwira abantu ngo ibyo nabwirije byose by'ubwenge n'ibindi fini termine ndabisezereye, zaza mvuga amakuru ya Yesu. Abari mu mwijima bawuvemo, abari mu rufu baruvemo. Niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo.
ubundi bumenyi ku ruhande burya bazavuga ngo abo bose bapfuye bacizera batarahabwa ibyasezeranijwe ni Aburahamu ni bande barya bose zantwari banowa nabandi zantwari zo kwizera ziba ku 11 ry'Abaheburayo bari bategereje Kristo ariko umuntu akagira icyumwera yavuga Daniyeli nukuri wozura Daniyeli nawe yovuga Yesu wozura Aburahamu nawe yovuga Yesu kanisa sema amen uwo niwe tugomba kwamamaza baje kuvuga ngo se ngo none ngo Bibiliya ngo mwega kera mwayiciyemo ibice bibiri ngibo gisezerano rya kera isezerano rya kera niki uyu mugabo yaratubwiye ngo isezerano rya kera ni ya mategeko 10 bagenderagaho ibitabo ntabico dupfa nabyo izo ni container ariko content ni Kristo bariya bose bazaga bavuga Kristo ugiye kuza. Something is wrong here, I don't know. Nuko twabashimiye reka nshimira abantu hanyuma ndangize kuko ubutumwa mwene data yabuvuze hazaho ubwo bambwira ngo nafashe mikoro nabi nimba fatira hanimba nimba ari bizizanye ntimumbaze shuti bene data bashumba turabashimiye mwaje kubana natwe abakristo abaturanyi mwese ba mama ba papa urubyiruko rw'abasore n'inkumi turabashimiye mwagize neza pe ndabizi ko hari bamwe mwatewe imijugujugu ngo ntimuje hariya mu banyabuntu ni imbarabakiye komanaje nuko ndagira ngo abanyabuntu basigare babikurusha abarozi n'abazalendo c'est dommage ariko kuba mwaje icyo mwungutse icyubahiro kibicimana mwakoze kuza inyungu ni yanyu si yacu twebwe nta muri mwebwe nta watwishuriye ino sale nitwe twayishuye twenyine twe twagaburiye abantu ejo nitwe twabaryamishije nabo birihira amatike nabo bakora ibindi bimwe kuko bumva bashaka ijambo no gusabana na bene data sema amen mwese abaduteye iteka mukaza mwakoze babyeyi mwakoze bakecuru basaza bayobozi muri abantu beza ba mama okay ni mwikomere mu mashi ndashimira abantu bavuye Kentucky cyane abantu bavuye Ohio abantu bavuye Iowa harya mazeza atazi gutandukanya Ohio na Iowa arava yabimenye cyangwa amaze abantu bavuye Michigan abantu bavuye Maine abantu bavuye Idaho abantu bavuye Washington nukuri turabashimiye bene data hari wasigaye hanyuma namwe ba Arizona twarabashimiye turabashimiye kindi gende tubatumira muzaze nta bindi biza bikorerwa hano nta bindi biza bivugirwa hano naratangaye birya gasore yavuze reka naje nsindagira akantu ndangiza abantu baza bavuga jewe ngize imyaka 2000 hano ngiye kuhagira imyaka 3 I think ni baranibutsa biwanje indi myaka 7 nayigize mu Buraya nari ngize imyaka 7 mu Buraya simperuka muri Afrika ariko ibintu byose bibere muri Afrika nimba ari muri Kenya ibuganda byose nijewe biza byitirirwa byose nijewe ngo nije representant legal aposo w'abanyabuntu kandi ntaho bigeze banimika gusa nabwirije ukundu bumva gusa na simperuka muri Kenya simperuka ibugande simperuka Burundi nari imperuka gusa iyo babyibuze bari bavuze muri Germany ngo bavuge Denmark Sweden na Finland zo nibihugu nazerereyemo simperuka handi ariko iryo zina ryamye rigumagenda ari nkurikirana gusa aho nciye ngo umunyabundu kandi nasize ritaraba muri Afrika shengize imyaka 10 ndi mu mahanga none iryo zina ni uko ryagenze ariko ndarikunda cyane noneho muzoje nimba hari umwavoka azonjane ashorere tuje gukura hirya foto dushireho umunyabuntu ngo paka nukuja mu bavoka ndarikunda cyane ariko muza mukabya namwe ubuhe buntu ni ubuhe buntu nakugiriye ngahe duhuye hari ubuntu nakugiriye none nyita guta umunyabuntu ntarabukugiriye je nundu wagiriwe ubuntu naho umunyabuntu ni Kristo sema amen mwakoze bene data mwarakoze gukunda Imana
mwarakoze gukizwa mwigiriye neza muhumure. Icyo naringiye kuvuga niki, umuntu yo kwita izina yamara iwe wenyine akazasura karisobanura ngo abanyabuntu ifo sindi twarigiyise ntawarimbatije yamara akavuga ngo kandi abanyabuntu icyo bazakora ngo bazabwiriza abantu ngo bakora ibyaha shewe. Kandi ikibazo baransi umwana umwe yarambuye ngo yego n'abapasteri namwe mu bamwe abastar kese abastar ni ukuvuga gute ngo nguko kwawe turashize gute ngo nta hantu wogenda muri state batakuzi ngo baza gukurikira kuri mutandaho ngo bazagira gute ngo konde ko kuba umustar none ga nimba nzoba umunyabuntu irya kabiri nkaba umustar ariko nta mpamvu yo gusobanura abantu ngo wamuvuga ngo bazabwira abantu ngo bakora ibyaha kwakurya babwiye hoya tuza tuvuga Kristo tukavuga ibyo yakoze tukerekana fact zibihamye. Donc twigisha Kristo duhagaze ku byanditswe. Muvuge ngo amen. Kristo donc twe duhamya Kristo hanyuma ibyanditswe bikaza bigenda bivuga kari twe twigisha Kristo muri Bibiliya. Apana gutari Kristo muri Bibiliya cyangwa Bibiliya muri Kristo. Kristo niwe nyirayo. Nutosoma Bibiliya yohishurirwa Kristo, ariko nono twahawe Bibiliya kugira ngo ibyo wahishuriwe usanga wenda Yesaya yari yarabivuze cyangwa Hosea cyangwa Matayo. Kugeza ubu nari navuze ngo nimbabwiriza ndababwiriza muri Matayo 7:21 kugeza kuri 23 ahavuga ngo sabavuga ngo mwami mwami ngo sibu abambwira ngo mwami mwami sibu bazinjira mu ijuru ngo ahubwo ngo bakora ibyo data shaka. Undi murongo kavuga ngo kuri wa munsi ngo bazaba bavuga ngo data nditwahanuraga mu izina ryawe kuko abantu bakunze ubuhanuzi terrible. Abana ngo bavuge ngo ese ngo nditwakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Ngo abagatatu bavuge ngo ese ngo nditwirukanya abadayimoni mu izina ryawe. Kwirukana abadayimoni ntibirasinzira yo kuja mu ijuru. Non carrément sûrement. Gukora ibitangaza byinshi nubwo wobikora mu izina rya Yesu. Hano havuga Yesu ariko mu mutima atari Yesu n'intego atari Yesu. Détrompez-vous. Ubu umuntu avuye kuvuga umwakaza kando akaza yagera hari kwavuga in Jesus name ayo izi ndebe kwa mazuzura mugakandagirana. Ibyo sibi ngo kuri batangire baburana. None se ko twirukanye abadayimoni, ko twahanuye, ko twakoze ibitangaza, ikitubuza ubwami niki nuko mutinjiye muri system niyi no kwinjira muri Yesu ukizera ibyo yakoze, ukizera gupfa kwe ko wafanye na Kristo ukazukana ngo gupfa kwe niko kubabarirwa kw'ibyaha ababaye igitambo rimwe kandi rihagije. Kuzuka kwe niko gutsindishirizwa. Naratsindishirijwe n'ibindi. Ndaza kubwira Jacques na Kamariza karirimbo baririmba ndagafite nza gapostinga ariko kera nibagiwe ibitero byako kitangaza kiragwira ariko ndiyibutsa muri telefone. Iyo tuvuga kufa no kuzuka umuntu akabyakira akabyemera akumva twarabo kugirirwa nabi nk'abandi bose, ico gihe ukabyakira ukabyemera kera ubugiye muri systeme uburi mu nzira ija mu ijuru. Ubu baye umwana w'Imana ijuru ribari baye igihugu cawe. Vuga ngo amen. Kandi ubu baye wera nimuvuge ngo amen. Nico tubwira abantu nibyo takuremereza ibintu naho ubundi jewe ndi umuntu wagiye mu butayu cyane. Nta musozi wo mu Rwanda bavuze baza basengeraho ndagira ngo ntagezeho. No mu Bugande nagiyeyo, no muri byuri wacu nagiye kuri Muganja. Mu basore batoya bagiye kuri Muganja narindimo. Mu bantu bagiye ku Gikongoro gusengera mu Isararo narindimo. Mu bantu bagiye kuri Prayer Mountain ya Uganda narindimo. Je nagiraga imbaraga zo mu mutima z'umwete ngira n'imbaraga zo mu mubiri. Kera kose ntarajeka. Ubu ngubu umubiri usigaye uri pete ariko ubundi keba nayo kuzamuka imisozi no kwimanuka no gupfukama kigira gute nabaye no mu professeur wa gymnastique imyaka myinshi. Cela veut dire que nyine hariho nko gukomera ayo mahirwe nari narayageze ariko ngerageza gukora ibyo. Twazaga dutarama tukaririmba
ngaba bene data twabanye tugakoma mu mashi tukagira imyate hano tugasirimba bwaca tukaza tugira amagahano mu mfundo imyate kubera gukubita hasi ivumbi ryatomose nuko tukarwara kazamugenda gutya twashize ibyo twarabikoze ariko ngo turandikisha inguzange buke mbese Imana n'abantu bazakwibukira kuki Imana naba aho bazonibukira ko nizeye ubu niki nokora ntacyo twari ngo twemera igame mbatereyemo nayo iteye ubwo nimurekeraho mutamera nabi mwokwama musarara mwese ntacyo twari kuzakora ngo twemerwe n'Imana ahubwo twemeye icyo Imana yakoze nico twishimira nico tunezerewe nico twamamaza niwo mugambi dufite ngo tubibwira abandi by'Imana yakoze byatumye batakigenda n'ubwoba sema amen batakirebaho ariko bakareba kuco Kristo yakoze Imana ibagirire neza nako nshimira abantu reka ndangize gushimira abantu nayo mashimu yakomeye nde yewe inde nimara Imana ni make ni mukome menshi kanisa haleluya Jimmy umugore wawe ari okay ufite umwana nyirakuru namufate cyangwa undi muntu aba bantu okay nta mpamvu reka mureke uteranje umwana ni mukoma amashi kubwira ya famille ya Jimmy okay mukoma amashi kubw'abadamu batetse kandi badufashe ubwo ni madame wanje sinzi uko musigaye mubita ariko nako ka madame nakavuba ubuniza mwita mu izina rye none sirgiwe nijoro ari mwise araho nzamwira wanite mu izina ryanjye twebweho noneho twatinze no kubona abana kutwitirira abana byijeje ubundi ariko nyine uwo muntu n'umugore mwiza cyane azi gukora hamwe na mama wa Jimmy abo bagore bagucumbiye umutsima indege yo gusika buwakomere mu mashi mukomera amashi abashitsi bose baje bavuye handi ubwo no kuvuga bakama bazara abashitsi bakama bayobora ba Binki merci Binki akama yobora kurya utamenya ibanga ko nawe uri umushitsi ntibare kubimenya twe nuko biteye dore uyu munsi umushitsi niwe wayoboye ndaje nije wari kubwiriza nuko ni mukomera amashi umuntu wavuye muri Canada mu kindi gihugu turangiriza ni muri benshi mwese abantu batwitabye mwese abantu baje kumva ubutumwa bwiza ubu nibwo butumwa bwiza bw'ubuntu twagiriwe muzobikurikira kuri mutandao ibi ni muzagira ibibazo telefone yanje muzampamagare dukore zoom tubazanye ibibazo twunguke kumenya Imana muvuge ngo amen nta kindi tuvuga kitari cyo gusa probleme nyine yabaye twatunze urutoki ngo kubyubahiro by'abantu no kundonke zabo amaza makuru yamahuye foto muzi wawundi se ngo yahuye n'abazungu ngo yamari kita ngo imyizerera afite Mana yanjye itari Bibiliya nuko ariko muzi kuvuga abantu ryajambo ngo munyangire narindi heruka i Rwanda abantu bakikanga abantu bakagira gute ariko mwebwe abantu mwaje ba Arizona ari abaje ejo ari abaje uyu munsi ese namwe mufite ikicuweme cyangwa nico kuri rutare gusa nuko ni mukomera amashi abantu ba Phoenix bose batwitabye muzadutangira intashyo turabakunda ejo nejo bunini tubahamagara muzazi we love you and we will love you so much icyongereza cy'abasaza kiravugitse
ngwino wakire. Timugire ikibazo ngo sivuze birebire, nza buri nyuma y'iminsi 3 nza posting ubutumwa bwiza kuri status. Abaranyigishije sigaye mvuga iminota 10 gatatu ku cyumweru, muzumva ubutumwa kandi muruhe mubohoke ku bwa Yesu Mwami. Amen. Wakoze cyane, uzodutumire muri men. Haleluya. Ngiye kwakira, turarangiza 2 zuzuye, ariko turacafite ibintu byiza byo gukora. Sinababwiye ko mvuga noneho abashaka gutinda hano muzotinde, abashaka gusubirayo mugende ubu nyine tuvuye hano. Ariko twabashimiye, ariko kandi turacari kumwe namwe. Abashaka gutinda muzatinde, abashaka kubanguka mubanguke, ariko tubashimiye ko igiterane cyabaye. Jimmy nka host araza kubashimira no kubabwira ibindi murangiza, ariko njewe mukanya ngiye kuvundera ngenda ahantu gukora kantu. Ni mutambona batabwagaza ngo kama munioni jua siko pale, ni mutambona sinzaba ngiri kumwe namwe. Abo tutazabona na muzaturamukiriza abandi. Imana ibagirire neza, turabakunda.